Ese ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, Imana ikomeze ibiteho kandi yaze kwifuza kwa buri muntu wese, buri wese uko ayikeneye ayibone kandi mwiyereke. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Hari benshi batambutse, hari abibagiranye, ariko twebwe turi kuvuga bikemera, bihererwa icyubahiro. Duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze utuboneze rwose, tubabarire ibyaha byacu, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe, utubere umuyobozi muri byose, ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 385 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Murinzi wemenyesha igihe, iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane, buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze, nturorere kwiringira, kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi we cyo mbwira nawe asubiza yitonze ati, dore urugamba ruzashira ku mpamvu ntambara. Ntubabare wihangane, wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ndacyabaza ibyaremwe byose bisubiza bitya biti, iyi si yacu iza gushira, hazindi ihoraho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye. Kandi ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye. Twishime mu mitima yacu, kuko imuhira ari hafi. Duhumure tuzaruhuka, tutakibabara. Ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mu ijuru. Ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mu ijuru. Ndacyabaza ibyaremwe byose bisubiza bitya biti, iyi si yacu iza gushira, hazindi ihoraho. umenye
bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana byiteza impanda ye, kandi ibyaremwe uko bingana byiteza impanda ye. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi, duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mu ijuru, ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mu ijuru. Kadukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 24 kuva ku murongo wa 36 kugera ku murongo wa 44. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe ajyanwe undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi Umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yamenyaga igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura mu nzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba nifuje ko dusangirira ijambo uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Turi mu bihe bibi, turi mu bihe biruhije, turi mu bihe bya nyuma, tugenda tubona ibintu bitandukanye bitunguranye, ibintu bidasanzwe. Muri ibi bihe tugenda tubibona kubera ko turi mu bihe bya nyuma. Ngo ariko uwo umunsi Yesu azagarukira azaza gutwara itorero ntawuzi, ngo n'abamarayika ngo ntago bawuzi, ngo ntago bazi uwo munsi, ngo uwo munsi nta muntu n'umwe uwuzi, ngo kuko ngo azaza atunguranye. Ngo nk'uko Nowa yamaze igihe kinini, ndakeka ari imyaka 150 yamaze aburira abo mu gihugu cye, ababwira ko hagiye kuzaba umwuzure ugiye kuzaza. Ariko abantu bakomeza banezerewe, abantu bakomeza binezeza, abantu bakomeza kuguma mu byaha, abantu bakomeza gukora imirimo. No muri iyi minsi rero niko bimeze, abantu barahuze, abantu bahugiye mu bintu byinshi, abantu bahugiye mu mirimo, abantu ntibabona akanya, nyine ubona barabaye bize cyane. N'icyo gihe rero abantu bari bize, buri wese ari mu bye, buri wese ahugijwe n'iby'isi, abandi binezeza, abandi bari gusayisha. N'ubu ngubu muri iyi minsi niko bimeze. Ariko uyu mugoroba
ndagira ngo mbatangarize, mbabwire iri jambo, mbabwire ngo nimwitegure kuko mutazi umunsi n'igihe. Ni ukuri ngo umwana w'umuntu ngo ubwo azaza ngo azaza nk'umujura, ngo kandi ngo yabaga nyir'urugo yamenyaga igihe umujura azira, aza gucukura inzu ngo yakamutegereje akaza kumufata, ariko ntabimenya. Uko nguko rero umuntu atamenya igihe umujura azazira, ngo niko umwana w'umuntu ngo azaza ngo aje gutwara abe. Ubwo rero ni ukuri nimureke tuve mu gahuge, tuve mu biduhugije. Ni ukuri ni byiza gukora tugashaka ibitunga umubiri, ariko ntitwibagirwe n'ibitunga ubugingo, ntitwibagirwe ko turi mu rugendo, ntitwibagirwe ko dukeneye kuzabaho mu byishimo turi mu ijuru. Ibyo nabyo ntitubyibagirwe, dukore ariko twibuka n'Imana, ntidutere Imana umugongo, dufate igihe, duhe Imana igihe, ni ukuri tuyikorere kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Two guhuga rero ngo impamba y'urugendo twibagize intego y'urugendo, ni ukuri byaba bibabaje. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo waba wararuhiye iki ngo wa munsi utabonye Yesu. Ni ukuri byaba bibabaje, ariko buri muntu wese ndamwifuriza ko yazabona Yesu kuri uwo munsi. Ni ukuri kandi ikindi kintu nababwira uyu mugoroba, ndabatangariza ngo buri muntu wese nacunga izamu rye mu rwe ruhande, arebe uko ari kugenda, arebe uko ari kwitwara, arebe uko ari gukora, kubera ko ngo abagabo babiri bazaba bari mu murima, ngo umwe ajyanwe undi asigare. Niyo mpamvu rero udakwiye gutinda ucira mugenzi wawe urubanza, cyangwa udakwiye gutinda ureba mugenzi wawe, ahubwo wowe reba, rinda izamu ryawe, urebe uvuga ati njyewe ndi gukora nte, ndi kwitwara nte, ese ndi kwirinda ikibi, ese ndi gukiranuka, ese ndi gukora ibyo Imana ishaka, ese ndi kubanira abandi neza, ese mfite urukundo nk'urw'Imana yaduhaye nk'isezerano ngo dukundane. Wirebe, buri wese arinde izamu rye, buri wese arebe mu rwe ruhande, kubera ko ni ukuri ngo babiri bazaba bari kumwe, ngo abagore babiri bazaba bari gusya, ngo umwe ajyanwe undi asigare. Ni ukuri buri wese ndamwifuriza ko ni ukuri uyu munsi nawe yazajyanwa mu ijuru. Ni ukuri Imana itugirire neza, kandi ni ukuri duhore twiteguye ko tutazi umunsi n'igihe. Nubwo Yesu Kristo yatinda, ariko urupfu rwo ntirutinze. Ni ukuri nimureke dukore ibyiza dufite uburyo, kubera ko muri kugenda mubona kuntu impfu ziri kubaho nyinshi, muri kubona kuntu abantu bari gutungurwa, baba ari abato, baba ari abakuze, baba ari abana bato. Ni ukuri abantu bari gutungurwa cyane. Ibyiza rero ni uko buri wese yakita ku iherezo rye, agakora ibyiza agifite uburyo. Ni ukuri uwo munsi wazagera, umunsi we wagera, ni ukuri ntazabonekeho urubanza, nawe akazajya mu ijuru. Imana itugirire neza. Ni ukuri buri wese ndamwifuriza kuzajya mu ijuru. Ni ukuri kandi tubiharanire, kandi tuzabibona, kandi ni ukuri bizaba ari iby'igiciro. Imana rero iduhane umugisha kubw'uyu mugoroba, ariko buri wese ahore yiteguye kuko atazi umunsi n'igihe. Reka dukomeze dusenga kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe, kandi ikomeze idufashe, iduhe imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza turi maso, ni ukuri tutazatungurwa. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye kubwira ijambo ryo kutwibutsa, ryo kuduhwitura ko tugomba guhora twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Nibyo rwose Mana, turakwinginze kugira ngo Mwami Imana ukomeze uduhe imbaraga, dukomeze dukora ibyiza, dukomeze dukiranuke, dukomeze twere imbuto zikwiriye abihannye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubwo uzaza Mwami tutazatungurwa. Data mwiza, nsengeye abapapa, nsengeye abamama, nsengeye abakobwa n'abasore, nabo biyereke, buri wese umuhe kurinda izamu rye, buri wese umuhe kwitekerezaho, buri wese umuhe gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu, abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye abatarakwakira nk'umwami n'umukiza
kugira ngo nabo bakwakire. Mwami, dusengeye isi yose kugira ngo utange amahoro, kandi Mana igira neza, dusengeye Mwami umurimo wawe kugira ngo wongere usuke ububyutse, ngo turindire ubugingo ko aribwo buzakubona, kandi ukomeze utwiteho cyane, kandi Mwuka Wera akomeze atubere umuyobozi. Urakoze ko wumvishe gusenga, kandi urakomeza kubana natwe. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen.